ikaze ku nkuru nshyashya yitwa My Help. Ni inkuru nshyashya igenewe kumva abantu bari hejuru y'imyaka 18. Ngiye ibagezaho ndi Byiza Jonathan. Ikaze. Episode ya mbere y'inkuru yacu, My Help. Ese ni ikihe kigero cy'umuntu wifuza ko mwagirana urukundo? Ni uwo mungana se? Uruta se basurusha imyaka 5 cyangwa n'abakuruta? Twe kujya kure, reka dufate urugero rwa hafi. Ejo bundi nkirangiza amashuri yisumbuye, kubera ko nari narize neza, narangije amashuri yisumbuye mfite imyaka 20. Nagiye kwagura ubumenyi muri Eric Tech bigisha ibijyanye no gukora no gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga, nkakura ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo kuba narize computer science byanyoroheye. Nakoraga ibiraka byo gukora kuri za mudasobwa ndetse nkakora installation y'amantennes ya za televiziyo. Ni ukuvuga nk'undi mwana wese wakuriye mu mujyi, nari nzi kwirwanaho hirya no hino mu ngo z'abakire, nubwo nanjye ntari nciriritse cyane. Nabaga ndi mu kazi, amafurati TV yiburutse kuri jye, kwari ugukoraho gusa bikahita bikira. Ababuze amasigno aho naho ndebaho, kuko headmaster wo muri Eric Tech yaranyizeraga nk'umunyeshuri w'umuhanga utamutenguha. Ambwira ko hari abantu bari buze kumpamagara nze kubitaba. Abo bantu bafite flat screen ziba zifatanye na decoder, ariko nubwo yari y'agaciro ndetse ihenze, yari yarabazengereje ikunda kubura sinyari. Numva umuntu arampamagaye ati, ni tekinisiye Moise. Nanjye nti, niwe muvugana rwose. Numva avuga nk'umugore cyangwa umukobwa, nuko arambwira ati, none se ko dufite ikibazo cya televiziyo ikunda kubura sinyari, waje ukadufasha? Nanjye nti, ndangira neza noneho nze kuza mu gitondo. Kubera ko yampamagaye ari nimugoroba, mu by'ukuri yo niyo gahunda y'akazi nari ndaranye. Mu gitondo hamaze gucya nko mu masaa 3, nditegura mfata udukoresho n'agakapu nderekera. Ngeze muri izo karitsiye ku gahanda ka kabiri uvuye ku munara wa MTN, nkibona igipangu n'inzu uko yabindangiye, sinirirwa muhamagara ngo mubaze, ahubwo hita ngenda nkanda kuri soneri ndategereza. Batinze ndongera ndasona. Hashize akanya nta muntu mbona, mfata telefone ngo mbaze wa muntu wamamagaye niba ntayobye. Nkijye guhamagara mba numvisha umuntu ku rugi, mpita nkupa, barankingurira. Mbona wari unkinguriye n'umwana w'umukobwa mwiza cyane, ari mu kigero cyanjye. Aranyitegereza, ariko ukuntu yari yambaye byari bitangaje. Yari yambaye akantu kameze nk'agakabutura gato, wagira ngo karacikaguritse kandi ariyo design yako hejuru, kandi wagira ngo ni agasengeri cyangwa agapira. Nanjye mbanza kuba nk'ubirangariyeho gato ukuntu, uretse ko nanjye ntari nambaye nabi. Kuri Jordan zanjye, inkweto nziza z'abasore zigezweho, ipantaro y'jeans inyegereye na t-shirt yanditseho ibirango bya Eric Tech indekuyemo, n'agakapu kanjye mu mugongo. Abaravuze ati, mwaramutse, twabafasha iki? Nanjye nti, ni njye Moise. Ati, wakoze iki? Ubwo nyine numvisha atamenye, mpita nkeka ko nayobye. Nti, none se ntago ari mwe mufite flat screen ikunda kubura sinyari? Yahise asa n'uwigaruye, ahita ambwira ati, I'm sorry, ni wowe wavuganye na grand sœur wanjye? Ihangane natinze kuza kugukingura, ndi mu mirimo ndikomeza inkweto. Nanjye nti, nta kibazo, ikizima nuko ntayobye. Arongera ati, welcome. Afunga igipangu, ubundi ajya imbere, mujya inyuma, turagenda ajya kunyereka. Nanjye ngenda mwitegereza nitonze. Tugeze mu nzu amaze kunyereka uko bimeze, ndamubwira ati, reka ngerageze, ndabona bitagoranye. Nawe ati, ku buryo sitazongera kubura sinyari ku macano yose, cyangwa twayatse kamera nk'idafite antene kandi iriho inacometse? Nanjye nti, ntugire impungenge rwose. Ubwo nabivugaga nisetsa mu kinyabupfura, mbese mwenyuramo kubera ukuntu nabonaga bivuga ubona ababaje, ariko wagira ngo ari kwirya bya bindi by'abakobwa b'abanyamujyi byateye, baba bavuga ukuntu ubona wanakomeza ukabareba. Ahubwo komereza imirimo yawe, nanjye mbe mbisoza. Nawe ati, oya ndagufasha, nanareba uko bigenza, n'ibipfa nkazabyikorera. Ariko mu by'ukuri nabonaga ari kwigira umusirimu cyane, niba hatari harimo n'ubwana. Ubwo nakoze inyuma aho bacomeka cable ya antene, nkozeho numva ntibicometse neza, ndatsindagira, canye irabona neza, ariko sinyari iba nke. Ndagenda mpenguraho gato kuri antene, kubera ko bari barayicokoje bazi ko ariho hari ikibazo. Ubu gusa ndebera aho handitse signal strength, nihagera kuri 65 hita umbwira. Mpengetse ati, ongera gato bibaye 59. Nongeye ati,
bibaye 75. mpita ndekera ndagaruka, mfunguye amacana araza yose kandi agaragara neza. Yarishimye, arahindukira arandeba, arampobera rimwe gusa maze arambwira ati nukuri urakoze pe. nanjye nisetsa nti no, nta mpamvu yo gushimira, zari inshingano zanjye. nawe ati oya najyaga mba bodi byatari, nk'iyo nabaga ndi hano nyine nka gutya nta kintu ndi gukora. byahise bituma nibuka amatsiko nagize yuko koko nta n'undi muntu ntabonye. nibaza niba ashobora kuba abana n'uwo mu grande sœur we wampamagaye, gusa wibuke ko nawe ntari muzi. byahise bituma mbimubaza nti none se niwe na mukuru wawe mwenyine muba muri iyi nzu yose? ati cyane rwose, yanze no kwirirwa ashaka umukozi keretse umuzamu gusa ucunga imodoka ye, kandi nawe aza nimugoroba, uretse ko nta n'ibyo nabanganira nawe. urumva rero ko igihe kinini mba ndi hano njyenyine, nubwo ntakunda kubaza umuntu duhuye ubwa mbere ibintu byinshi ndetse biri private ku buzima bwe. urumva nahise nibaza ahantu abandi bari, cyane cyane wenda nk'ababyeyi be, ndetse bituma mbimubaza. ati nibyo koko n'inshuti zanjye zo ku ishuri iyo zije kunsura zirabimbaza, ariko nyine ubundi tugira mama gusa, ndetse hari n'abandi 3 bari hagati yanjye na grande sœur tubana hano. bo rero baba mu rugo i Nyamagabe. mama aricururiza, afite kenkayori, nuko mukuru wanjye yabonye akazi n'aha nyine, bigatuma aza gukodesha. asaba mama ko yandeka tukajya twibanira. nanjye nti wow, ni byiza kumenyana nawe. nkuko nabikubwiye, nitwa nanjye Moise. ati yo, I'm sorry, nanjye nibagiwe ko kwibwira, nitwa Doreen kandi ashante. mu gihe tukiri muri ayo twumva imodoka ivuza ihoni ku irembo ryabo. ati uwo ni grande sœur uvuye guhaha. Samedi kuko adakora akunda kujya guhaha ku isoko, reka mukingurire. nanjye nti okay. aragenda aramukingurira, baraza, aza amutwaje ibyo yari ahashye. njye nari nibereye muri salo, bo bari banyuze mu gikari, ntabwo yari azi ko nari nahagera. ubwo nagiye kubona mbona yinjiye muri salo akuramo agashati, avuga ati ubushyuhe buri hanze aha bumeze nabi pe. Doreen nawe hirya iyo hanze ati reka nanjye ndangize izi nkweto zireta zuma. ubwo yari asigaranye agasutiye, agashati agafite mu ntoki. ubwo agikata twahise dukubitana amaso, amera nk'uwikanze, ahita yipfuka ka gashati mu gatuza. ati yesu we, ihangane sinari nakubonye. nanjye n'amasoni nirebesha hasi ati nta kibazo. ubwo barahindukiye, antera umugongo. uw'abandi yari yiyambariye kora, ubona ari relax za weekend. mpindukiye gato mbona yanteye umugongo, ari kwambara agashati, nsa n'umwitegereza. umukobwa mwiza ushinguye, unateye neza, ariko ubona ko ajya kubamo umuntu mukuru. arangije agiye guhindukira, nanjye mba narebye hirya. ubwo araza aransuhuza yikarumye nk'umuntu mukuru nyine. ati ese uri kuvuga ko agiye kumesa inkweto asize umushyitsi muri salo koko? murigana se? ari kwambaza. nisetsamo nti ninjye Moise tekinisiye. yaratangaye cyane, niko kumbwira ati uzi ko nari nzi ko uri umuntu w'umugabo, no kuri telefone n'ukuri ntawamenya ko ari wowe. ndisetsa. arakomeza ati umwana muto kweri, ubu ubikora ute ko mbona uri n'umusitari? yabonaga mfite, gusa nanjye nabonaga ari umukobwa mukuru nduta, ariko uri cool nkuko nabonye murumuna we. ati biri gukora neza se? reka ndebe. nanjye nti birakora neza rwose, amacano yose arimo aragaragara neza, nta kibazo. urebye arareba, aba ariyamiriye ati oh my god, na green tv iriho nayo irareba noneho. ubu se turakwishyura ngahe koko? nanjye nti ni 15,000 gusa. ati hoya sha, ni make n'ukuri, kuko byari byaratuzengereje. nabonaga neza hari ahagera nkabona ameze nka murumuna we Doreen, bateye impuhwe kimwe, imivugire, yewe banaseka kimwe. ati ni byiza kumenyana nawe. nawe ati nitwa Cyuzuzo. nanjye mu kinyabupfura nti murakoze. arongera ati n'ubundi se ko saa sita zigeze waretse tugateka tugasangira? nanjye nti niba mubyifuza nta kibazo, ariko sindi butinde. ahita ahaguruka atoke, reka mbe nkuzaniye ji, izuba rimeze nabi, ubundi mbe mbitunganya. agiye kuri firigo, ndongera ndamwitegereza. nubwo nasaga n'uwari watangiye kwikundira murumuna we, ntibyambujije kumutangarira. arayifungura, arunama akuramo icupa. ubwo nanjye niko mwitegereza. arafunga, afata n'akarahure mu kabati. ahindukiye mba ndongeye nirebera kuri TV screen. ansukiramo arambwira ati uryoherwe? nanjye nti murakoze.
aba arasohotse. Ubwo nanjye mbanywa ako gatobe kari gakonje kanaryoshye. Mu kanya murumuna we Doreen aba arinjiye ati ahwi shani singibonye uzirangiza pe. Nanjye ni nyinshi se? Ubwo se zari nka zingahe? Nawe ati nazimeseye rimwe zose zari nk'imiguru 12 wenda. Aratangara ahita ambaza ati none se ko numvaga muri mu biparu we na Cyuzuzo musanzwe muri inshuti? Hita mubwira oya Cyuzuzo uriya ni boss wanjye nuko yari yamamagaye ngo nze mbatunganyirize nyine ikibazo mufite, kandi iyi niyo nshuro ya mbere duhuye. Kubera ko yari ubwa mbere nari mbakoreye niyo mpamvu namubwiye gutyo. Ndongera nti ariko disi mwese muzi kuganira ntimwijena? Doreen ahita aseka nawe turakoze. Ahita avuga ati gusa nuko tudakunda kubona abo tuganira, naho ubundi kuko nta bantu benshi bo muri Kigali tuziranye uretse bake bo muri famiye. Nanjye iyo ihangane gahoro gahoro uzajya ugenda ubona inshuti ku ishuri, muri quartier, ku rusengero n'ahandi. Abarongera arambwira ati sha wenda ku ishuri da, uretse ko ku ishuri nyine buri wese aba ari mu bye, nimpara gukora exeta nzahita mpava. Birantangaza kuko nabonaga atungana, yagakwiye kuba yararangije kuko njye nari maze imyaka 2 ndangije. Mpita ndamubazana none se nibwo ukijya senior 3? Ati yego. None se ubwo ufite imyaka ingahe? Araseka ati mfite 16. Nsa n'utangaye. Oh my god, siko nabonaga atungana cyangwa wabona nduta? Araseka ati n'ubundi ariko ndabona tujya kungana. Ubwo se ufite imyaka ingahe? Nanjye nti uno turimo ntuzuza 22. Aratangara ati urandusha imyaka 3 yose? Ibyo byaje kurangira tujya ku meza turasangira tunaganira, mbese twasaga n'abamenyanye. Ngiye gutaha Cyuzuzo arambaza ati harya turakwishyura ngahe? Ndongera nti 15 byonyine. Ajya muri chambre ye, agarutse ampa 20,20 ambwira ko 5 ari ayitike yanzanye niransubizayo. Nanjye mu kinyabupfura nk'undi muntu wese ugira umuco ndashimira maze nditahira. Birumvikana natahanye akanyamuneza kuko nari nahagiriye ibihe byiza. Hashize iminsi mike nk'icyumweru, Cyuzuzo kuri telefone arampamagara ati ko wabuze waratwanze? Nanjye oya ndahari, buriya nuko mudaheruka kumpa akazi. Ati ubwo se uzajya udusura kuko hari akazi gusa? Noneho se uzabona akanya ryari? Sinari mperutse akaraka. Nahise mwenyuramo kuko numvaga ari byo nshakira. Ndamubwira nti niki mushaka ko nzaza kubakorera? Arambwira ati ndashaka gushyira televiziyo mu cyumba cyanjye ku buryo kabure ya antene izaza neza itabangamye. Nanjye nzaze ryari? Ahubwo wenda wazaza ejo niba ufite akanya kuko urabizi samedi nibwo mboneka mu rugo. Ndamubwira ati nta kibazo nzaza rwose, ariko nyuma ya 6:00. Nawe ati ni nabyo byiza ko mu gitondo nshobora kuzaba nagiye ku isoko, après midi ni sawa. Nanjye ntisawa uramuke kandi urakoze. Nanjye ntimuramuke. Bukeye igihe twavuganye kigiye kugera nditegura ndagenda. Ngeze ku gipangu ndasona. Haciye akanya gato baraje arankingurira aransuhuza maze tujya mu nzu. Nsanga haratuje ukuntu, uretse televiziyo yari iri gucishaho imiziki nabwo yashyizemo volume iringaniye bitadunda cyane. Ngeze mu nzu maze kwicara ndamubazana hano hantu haratuje wagira ngo uhari wenyine? Ati nibyo n'ubundi ndi hano njyenyine. Doreen agiye mu kanya yafashe bag mbanzi ko agiye gusoma kubera exeta. Ni okay, none se televiziyo ushaka ko mushyira muri chambre ni iyihe? None se urashaka kuhita utangira? Nta kibazo n'ubundi mu cyumba nihiri, nayizanye umusibe ejo, iracyari mu ikarito yayo. Arahaguruka ati ngwino nkwereke. Anjya imbere mujya inyuma, ndamukurikira. Twinjira mu cyumba cye, ariko nari natangiye kugiramo akantu k'akikekwe. Nkinjiramo nabonye tapi nini kandi nziza, nagombaga kwibwiriza nkakuramo inkweto ataranabimbwira. Mba nzikuyemo kuko nawe yari yazikuyemo. Mbega ukuntu chambre z'abakobwa bafite amafaranga bari nziza, ibintu biri ku murongo neza, udutako dutandukanye tugiye tumanitse, n'igitanda kinini kandi cyiza. Twakuye TV mu ikarito ndetse na dekoderi ntangira akazi, ndetse nawe aramfasha ari nako tuganira.
birangiye mfata telekomande ngo ndebe ko mashini areba neza. Ubwo nawe yari yicariye inyuma yanjye ku gitanda, ncanye birankundira biraka kandi bireba neza. Ati wow, byiza. Ntiza telekomande nanjye ndebe, ndamwegera ndayimuha, mpita niyicarira ku gitanda. Aratesitinga neza abona nta kibazo, biramushimisha cyane, nanjye aranshimira. Nta kibazo, zari inshingano zanjye. Ati oya sha wivuga gutyo, ubwo se ni buri muntu wese napfa kuzana muri shambure yanjye? Rwose ubu ni ubufasha umpaye, wowe mba nakugiriye icyizere kandi nizeye ko uramfasha. Ni ukuri urakoze. Kubera ko twari twegeranye aho twicaye, numvaga mfitemo agakomplekisi kubera ko namufataga nka boss wanjye, byongeye kandi yaranandutaga mu myaka. Ubwo nyine nari nabuze inyifato, ariko kubera ukuntu we yari yisanzuye nk'umuntu uri iwe, nta kibazo yari afite, yiyambariye ikabutura n'agapira. Nuko tukicaye aho aba arambwiye ati nimugoroba mfite ibirori, ndi bujye mu bya mushuti dukorana, ariko sha nabuze umuntu umerekeza kandi nta muntu uri bwizane ndabizi. Birantangaza mpita ko mubaza nti na Doreen nawe yakwangiye se? Ati hoya nabasheri nyine. Nanjye nti nawe se wabwiye iwawe ko wenda yakwemerera? Ati ubwo si icyo mvuga ntucyumva, ntawe ngira ndashomereye. Sha nyine nahugiye mu mashuri n'akazi mbiburira umwanya, none biri kunkoraho. Ibyo byarantangaje cyane, ndongera nitegereza ukuntu ari umukobwa mwiza ndetse unifashije, ariko akaba yarabuze umusheri. Birancanga. Arongera ati ariko nawe ubishaka wamfasha tukagenda tugasoza umuhango. Byarankanze sana, biranantungura. Nanjye none se urabona njye byashoboka koko? Urabona batahita batuvumbura? Nuko asa n'uwimyoje ati erega couple si yo ngombwa hariya, ikizima ni ugusohoka dukeye, nanababwira ko uri mubyara wanjye. Nanjye nti okay. Arongera ati uretse ko na couple batapinga da. Ubwo numvaga ari nk'ibiparu wenda ashobora kuba adakomeje, ndetse uretse no kuba nari natangiye kumutinyuka, numvaga natangiye kumwisangaho, ariko nkumva kuba twatereta nabyo biri kure, byongeye ko gutereta cyane atari ibintu byanjye. Yahise ahaguruka arambwira ati ahubwo reka nitegure hakiri kare kandi ntegereje igisubizo cyawe. Nanjye nti igisubizo cyanjye ku biki harya? Aba arandebye ati ariko ntukijijishe gutyo, none se ubufasha ngusabye ntiwabwumvisha? Nanjye nti bwo kuguherekeza se? Ubwo nanjye nahise mpaguruka ku gitanda agira ngo nshaka guhita ngenda ngo musige, ahita amfata akaboko ati babarira ni ukuri, nta bandi basore benshi tuziranye na, ndumva ari wowe wamperekeza. Sinzi impamvu uyu munsi nakwiyumvishemo cyane, birancanga, nsa n'urebye ku ruhande. Arongera ati ni ukuri mfasha, I need your help. Nanjye nti you really need my help? Ubwo we yari akimfashe ukuboko ati cyane rwose, ndabikumbuye, mperuka kuba nasohokana n'umuhungu nkiga high school, none ubu maze imyaka 3 irenga ndangije kaminuza. Tayari nabonaga ko yatangiye gutera impuhwe, ndetse akimfashe ukuboko andeba, nanjye ndi kumwitegereza ngo ndebe niba atari uburyarya. Arongera ati ni nabwo mperuka kugirana ibihe bidasanzwe n'umuhungu. Ese ari nkawe urumva ubufasha cyuzuza nkeneyeho ari ubuhe? Ntucikwe na episode ya 2. Twandikire muri comment utubwire, wibuke no gukora subscribe kugira ngo byinshi byiza bikugereho. Njye bakugezagaho inkuru ndi Byiza Jonathan.